Umuvugo mama akira ishimwe. Mama wanjye mubyeyi uraho, shimira Imana yakwishiriyeho, uri umuntu mwijima wanjye ndeberaho, uri intwari yasumbwa n'umwe nibakurebereho. Watangiye kunyitaho nkiri mu nda, ukantegura nibakwe buri kimwe ngo ntatinda, kwihangana kwawe kwanditswe mu mutima wanjye biratinda, nta gitangaza nk'urukundo rwawe nkunda. Iyo nabaga ndwaye wararaga amajoro uhaguruka, ubuzima bwawe butanga utikanga, imibabaro yanjye wayihinduye umunezero kubwo kwitanga, kugira ngo mbeho nishime ngire ubuzima butikanga. Wambyaye mu byishimo n'imibabaro, ntiwabigenderaho wahisemo urukundo, ubu ndiho kubera impuhwe zawe zindi n'umubabaro, n'ubwitange bw'ikirenga wampaye bwambereye umuyoboro. Watumye menya gusoma no kwandika, ugaha agaciro buri ntekerezo zanjye zubaka, wangira inama zubaka ngo ntangirika, nize ubuzima n'ubupfura binyuze kuri wowe unyubaka. Wanyihanganiye inshuro nagukomerekeje, wanyihanganiye nk'intwari y'ukuri nejeje, wancanaga impuhwe igihe nabaga nagukomerekeje, kuko uri mama w'umutima woroheje. Mama wanyigishije gusenga, uti mwana wanjye isengesho ribumbatira byose, uti uko byagenda kose ugomba gusenga, kamenya ko Imana ariyo soko y'ubuzima busenga, ubanza niyo mpamvu wanyisize n'amasengesho. Waranzwe n'urukundo rudacogora, wanyeretse ko ntagomba gucogozwa n'iby'isi biza bikagenda, aho ko nzakore cyane ubudacogora, ejo ntazacogozwa nkandavuzwa n'ubukene. Nakubonye urira ntacyo umbwiye, ariko umutima wawe wari utaka isengesho wambwiye, kuko uri umugore wirinda amabwire, hato ngejo utazabatwa n'amazimwe. Mama uri inkingi y'urugo, nturambirwa no kwita ku bandi bose bo mu rugo, urugero rwawe rwatumye menya imirimo yo mu rugo, wambwiye ko umugabo mwiza ari ukunda abo mu rugo rwe. Nakugeranya n'iki? Ntacyo wigeze wibikira, usangira natwe n'udafite ukamubikira, wambere byose inshuti umugisha n'ubukire, niyo mpamvu nanjye nzakwitura ibyo wangiriye. Njye nibuka amagambo yawe, kuko amagambo yawe yankomezaga buri munsi mawe, nshaka kuzaba umuntu w'ingirakamaro nkawe, hato ntazicuza igihe cyandenze uti iyo numvira inama zawe. Iyo mbonye aho ndi uyu munsi, nibuka ko byaturutse kuri wowe urya munsi, ubwo wabaye intwari ukangiza ku isi, nzagushimira ntinde bimara iminsi mubyeyi. Watumye menya kwihangana no guca bugufi, wanyigishije gutega amatwi abandi nicishije bugufi, wandemye mu mutima w'ubworoherane ku barebare n'abagufi, unyereka ko amahoro ari urufunguzo rw'ubuzima rw'abicishije bugufi. Mama uri inkingi y'imbabazi, wamfatiraga mu makosa ukuzura imbabazi, nkubajije aho bikomara umbwira ko bikesha Imana nyiri imbabazi, niko kwibaza uti ese ni kuki batakwise w'imbabazi koko? Niwe wambwiye bwa mbere ko ndi w'agaciro, maze gukura untozo ndangagaciro, urahari igihe cyose nkeneye iby'agaciro. Mama uzahora umutima wanje kuko uri uw'igiciro cyinshi. Wanyigishije ko guca bugufi atari intege nke, ahubwo ari imbaraga zo kwigira icyizere, wandemye mu butwari bwo guharanira amahoro no gukunda abantu nk'uko wankunze. Uhorana akanyamuneza kabengerana, kabasha gukiza intimba n'umubabaro, uri isoko y'itoto ryo mu rugo, uri urumuri rw'amaso y'abana bawe mutima w'urugo we. Nabaye umuntu kuko wambereye umuntu, wambaye imbabazi z'amarira n'urukundo kubw'ubuntu, wanyigishije kunyurwa no kwihesha agaciro mu bantu, no kubaha buri wese ntagendeye ku cyari cyo, ahubwo nshingiye ku bumuntu. Mama amazina meza nk'aya azakomeho, uri uw'imbabazi, uri intwari, uri ikamba ry'icyubahiro, uri ubuzima, uri imbaraga, uri umugisha, uri amahoro, wambereye byose kandi uracari byose, komerezaho mubyeyi. Sinagushima gusa mu magambo, kuko ibyo wakoze ntibyagirwa ku mirongo, uko imyaka ishira urushaho kugaragara neza urakabaho. Mama uri nk'umucyo w'igitondo utera hose urukundo. N'isi yanyihakana, sinabura nkomba kuko ni mu mutima wawe kuva ndi umwana, wanyigishije gukunda no kwizera Imana, kuko isi n'ibirimo byose ari iby'Imana. Urumuri rwawe ruracyaka, nubwo ibihe byasimburanwa ruzahora rwaka, uru rugero rwanjye imyaka n'imyaka, ntuzazima mu buzima bwanjye, ahubwo uzahora waka byiteka. Ubusabane dufitanye ntibugira iherezo, n'impuhwe zawe ntizigira iherezo, utwibutsa ko urukundo ari igihango kizira iherezo, kitazigera cyangirika kabone n'ubwo isi yagera ku iherezo.
ndagukunze mama, mbivuze nk'umwana ufite umutima ushimira mu kuri kuva ku Mana, wambaye ikamba ridashira kuva kera ukiri umwari, uri umubyeyi w'ibihe byose, nzahora mbishimira Imana. Wabaye inkingi ya byose mu buzima, ntacyo nigeze nkena cy'umutima, wambereye igisobanuro cy'ijambo mama rikomeye nk'amabuye yahanzwe na rurema. Iyo nkumbuye amahoro y'ukuri, numva ijwi ryawe mu mutima rinyuze by'ukuri, ijambo ryawe ni nk'isoko y'ubwuzu nyakuri, rituma nanjye mparanira kuzaba umunyakuri. Ntiwigeze uharira umwanya amagambo, ahubwo ibikorwa byawe byavugaga byinshi kurusha amagambo. Wambwiye ko nta muhungu ugira amagambo, uti mwana wanjye ibikorwa byawe bizaruta amagambo. Waranzwe no kuturinda no kudusengera, wambereye umurinzi nk'umumarayika, ndakwingize Mana umpere mama imigisha, kuko nawe adahwema kwidusabira by'iteka. Nzakomeza kukubaha no kugusabira, kuko icyubahiro cyawe kirenze amagambo, uri ishema ryanje, uri ihumure ryanjye, mama udusumbira byose mu mitima yacu. Nzakomeza kukubaha no kugusabira, kuko icyubahiro cyawe kirenze amagambo, uri ishema ryanje, uri ihumure ryanjye, uwarondera ibyiza byawe bwaca bukira, yari umusizi usiga adasigana. Masengesho Andre, ivugura n'ubugorozi.